kimwe numva nakubwira hagati yo kwihiringa no kuba hejuru ni ibintu bibiri. Ushaka kwihiringa ukagera hejuru ariko hari n'umuntu uba ari hejuru. So ubwo rero wihirinze ukahagera ubu hari nawe tu. Sinyiriho hoya nge sinibuka uko nabagaho narakumenya tariki yari nk'iyi ngiyi. The Choice Live. What's up my people, nizere ko umeze neza, nizere ko ibyo murimo gukora birimo gucamo cyane kuko nanjye birimo gucamo. Mfunze bwuma, mfunzemo boku. Nitwa Freddy Musoni, nibera mu myidagaduro. As you can see, ubu noneho I can say ko nangiye umwaka ndi mu myidagaduro kabisa. Ntangiriye umwaka kuri BK Arena yahoze yitwa Kigali Arena. Ni kubera iki? Ni the New Year Groove second edition, nubwa kabiri giye kuba ariko nubwa mbere nyuma y'imyaka, nyuma y'igihe kirekire dutegereje kubona Bruce Melody ndetse na The Ben bakoraboratinga for the project. Indirimbo baragerageje biranga ariko concert irakunze, navuga ko igiye gukunda. Hari ibingibi byerekane ko hari igihe utrying ibintu bitoya bikanga nyamara biri gutegura ibinini. Bruce Melody yasabye korabo The Ben, ubugira kabiri The Ben arabura. Biba ngombwa ko Bruce Melody aragenda arakora kugira ngo nabo bazamukenere. Yaragiye ariyubaka, now bamukeneye muri concert. Iyo baza kumuhereza korabo nekeza ko bitari kugira impact nini nk'iyo bigize nonaha ubu ngubu. So means ko hari igihe ibintu byanga ariko birimo gutegura ibinini kurushaho. The New Year Groove, The Ben yarateguye ariko aravuga ngo umuhanzi mwiza wo gufitinga muri kino gitaramo yitwa Itahiwa Chuchu. Yamaze no gutamo indirimbo Pompo yakoranye na Diamond Platnumz ndetse na Joel Brown all the way from Nigeria. Iri kuri audio platforms zose mwumviraho imiziki, mugende manze muyumve. Ewana ibintu byose bimeze neza, niyo mpamvu naje hano kugira ngo mbereke uko bimeze. Nageze hano ku isaha y'isa sita kugira ngo buri step igenda iterwa nze kuyikurikirana, nze kuyibabwira, babwire ukuntu byaje kugenda. Kuva saa sita kugeza saa 10 hinjiraga abakozi bafite imirimo muri inyubako, ndavuga abari kuri side y'abaterankunga, abazakora ama protocole, abari bukore security nabo bari bahari, abari bukore ku byuma. Ibintu byose byakozwe kuva ayo masaha ngiye kugera saa 10. Kuva saa 10 hatangiye kwinjira abantu bari bukore nk'abahanzi team, donc bari muri technique ariko related n'abaza guperforminga. So abanyamakuru kuva ku isaha y'isa 11 kugeza ubu tuvugana zimaze kuba saa 11:18. Abanyamakuru maze iminota 18 batangiye kwinjira muri iyi nyubako ya BK Arena, aho batangiye kugenda berekana uko imbere hameze. Ngiye mvuyeyo setup iteye ubwoba, ahantu abahanzi banza kwinjirira kuri side yo hirya hari red carpet nziza cyane, ibintu biraza kuba bimeze neza cyane. Natwe nibidukundira na of course bigomba kudukundira, turaza kujyayo tube turi kuri red carpet, umuhanzi wese yinjira tumwerekana uko bikunda, tumuganiriza, ubona ko ibintu ari tambarare. Nahoze mbona abantu biyanditseho 001 ndavuga Munyakazi igitangaza Itahiwacu. Nabonye abandi bafite inyogosho mu mutwe zanditseho Itahiwacu, ariko burandajya ku ruhero handera. Uyu munsi ni timu yi, oya nje ni timu B. Timu B se niye ko zose ari timu B. Yego, so ndi hano kugira ngo mbereke uko bimeze. Abantu babonye ko hari kare habanje kuba ikibazo cy'uko timu ya Bruce yaje gucekinga sound bikarangira isubiyeho yanze gukora. Hari amakuru yavugaga ko timu ya Bruce Melody bayihaye iminsi yo kugira ngo ikore sound check, irabyanga ikavuga ati tuzakora ari uko The Ben yamaze gukora sound check kugira ngo tumwitegure neza tumuturutse inyuma. Urabizi iyo umuntu aguturutse inyuma bro agukubita ingusho ku rwego utapfa ko byumva. So nibihuha ariko nago navuga ko ari amakuru yizewe. Gusa icyabayeho timu ya Bruce Melody, ndavuga Symphony Band, yari yambaye 001 mu mugongo, yaje hano niyagira ibyo ihuza na timu ya The Ben. Biba ngombwa ko babanza no kwanga gucekinga sound, ariko nyuma y'ibiganiro byabaye birebire ariko bikaza kugira bikarangira banzura ko bagomba gukora sound check, baragenda bayikora. Mvuyeyo sound yarangiye, nta muntu ukirimo gucekinga. Hari line up navuga ngo ishobora kuza kubikomeye. Abantu babonye umwaka ushize hari abahanzi nka bayamano bahabwa stage. Amakuru mfitiye nuko bamwe bajene barimo Arto
barimo Gisa cy'Inganzo, barimo Black Nigga $10 bari buze guhabwa umwanya hano kuri side ya The Ben. Ariko kuri side ya ubwo tukiri kuri abo ngabo, last night mwabonye ko Diez yari yakoze performance idasanzwe hano muri KCC Roundabout. So ni andi mahirwe kwerekana icyo ashoboye ku mujene nk'uyu, navuga ngo wabaye umuhanzi mutoya w'umwaka kandi unabideservinga urebye ibikorwa yagiye akora. So ni indi chance abonye kuza kwerekana ngo $10 ninde, ni muntu ki. So niyo mpamvu The Ben abantu bamushimira, ntago babivuga just kubyo kubivuga. The Ben nyine ni umuntu udasanzwe, ni umuntu supportinga, ni umuntu ushyigikira impano. Urumva gufata nka Gisa, ni umuntu wari umaze igihe ari afite disorder mu buzima, conditions z'ubuzima, imiziki urabizi ko utameze neza ntago wakora imiziki, ariko The Ben aravuga ati vayo muhereze opportunity, werekane ko Gisa cy'Inganzo uritara idasanzwe, abanyarwanda bakwiriye kuba bahereza ibirenze. Araza kuba hari, navuga kuri Aruto ni umujene ufite indirimbo zidasanzwe za Together, za Byambera, za Ntaribi. Ewan ni umusani nyine uba wabona ababura abantu gusa, ariko indirimbo abazifite zidasanzwe. So rero navuga ko The Ben tumushimire, of course gutekereza nko kuri $10 ni umwana mutoya wishakisha. Kubona rero stage opportunity nk'ingi, nekeza ko Diez kugira ngo azakoranye abantu be baze muri arena, ntago byihuse, ntago byajya munsi y'imyaka 3 cyangwa 5 cyangwa 10, nabyo biranashoboka kuko abantu bishyuhije muri arena ni bakeya. So kumweza opportunity abantu bahari, navuga ko kudashabo kuri The Ben. Ariko kuri side ya Bruce Melody biravuga ko Real Rodi, umwe mu bapetingiye nemera kabisa bafite tara idasanzwe, bakoranye kuba nisindiye, nawe ashobora kuza guhabwa umwanya. Navuga ko ni ibintu bidasanzwe, bose navuga ngo tubashimire cyane, baze kutwereka ibintu bidasanzwe, niyo mpamvu twabukereye. Bose babonye ko basoje umwaka bari mu rusengero bro. Bruce Melody avuga ati buri Sunday kuri church nzajya maboneka, count me my blessing, namenye yuko nkunda. Ariko ndirimbo ya Melody mbanyishe, I'm sorry bro, ariko uri umusani wa danje, niyo mpamvu kuririmba indirimbo yawe nyine n'urukundo nirwo rwonyine barutugendamo, gukunda imiziki y'abanyarwanda. Ewana mugende mushyigikire indirimbo by'umwihariko Pompo yamaze kugera hanze, mugende muyumva, mwumve ibintu yarakoreye Gapfizi cyangwa se Diamond Platnumz. Melody yaramwishe mugome cyane, umuntu witwa Bruce Melody. So Bruce Melody yarari mu rusengero arimo acuranga aririmba Urabinyegeza, indirimbo ravuga ngo ivugira benshi bari mu bitoroshye. Ariko na The Ben namonye apfukamye, nako turanabereka hano ku mashusho. The Ben apfukamye arimo avuga ati mumeshe umugisha, dore ngiye guhangana na Bruce Melody, tugiye muri battle ariko nziza, ivuga ibintu byiza, yinjiza amafaranga, itarimo guhangana, itarimo gutukana gusa, ahubwo irimo kumakinga amafaranga binyuze muri collaborations. So ni byinshi twakavuze kuri aba bahanzi, ariko icyo nakubwira cyo bose ni abapafuma beza, bose ni abaririmbyi beza, ni abanditsi beza, bafite igikundiro. Hasigaye ikizi, navuga ngo reka tugende twenjoyinge, turebe what's going on. Ariko nahoze ndeba bamwe bajene, reka negera umujene wanjye hano ndimo ndabona, ambwire ari kuri side, ari team B cyane team B. Let's go. Yo, what's up my guy? Go gute? Fresh. Umeze fresh? Fresh kabisa maji. Yakibwira abantu nyine nziko wari umusari, sinzi niba ukiri umusari. Let's go. N'umuhungu wanjye Kifareni, abantu guturuka ku muhungu kabisa, indirimbo bita umuhungu mwarayikunze ndabizi. Ahangaha kuza gushyigikira umujeni Tiger. Ndi kuri team Tiger. Uri team B? Yo nje team B kabisa. Tiger kabisa. Za Tiger uramweme? Man natangiye umuziki ari umujeni mfana wombi na Jay Polly man. Oh yes. Yes kabisa. Indirimbo ya danje ukunda burani. Indirimbo ye nkunda ni Habibi bro. Habibi rabinkorera cyane, buriya niyo ufite cyana mu rugo. Nkakibwira ati sanzura, ariko ukina indirimbo ya The Ben bita Habibi. Niyo ndirimbo numva indi mu maraso, nirakoranye na Diamond Platnumz. Yitwa ngiki? Why? Yes. Hapo rero uri umusani, banza dukubita imirongo. Yes. Town wallahi mutuse mbabwiza ukuri.
umusheni navukiye buga nisanga kejeri mbikorera siri ngo umwe rukumbi mbikora Yesu nkavukiye Betelehemu mu muhungu ni bubi Kigali ndumwe rukumbi mbikora Naija sinagura hit ngamije gutwika wallahi nzemeza umufana let's go Kefare umeze fresh ariko oje my brother ibintu biri kugenda biri guca mu kazi abonye ko abafana ba Melody ari benshi ntabwo babanteye bro 001 mu mutwe banishushanyije twebwe abafana batega nkuko babizi ntago turi abafana bo mu Rwanda gusa twamaze kurenga akarere icyo The Ben yababwiye Melody ahora mu nzozi za The Ben sinzirimo utarabibonye twebwe urwego rwo mu Rwanda twararurenze turi mu rwego rwa East Africa turi no kurwana Afrika yose kugira ngo bamenye izina The Ben ryari ryo akenshi ndagira mugenda mubibona Tanzania turi abami urabizi The Ben ni umwami Tanzania kurusha Bruce Melody muri Uganda ahantu hose nuza Melody yasohoye indirimbo na Diamond oya bro kuba yasohoye indirimbo na Diamond iriya ndirimbo nta gaciro nayiha kugira ngo uzayibone neza iriya ndirimbo icyambere cyo sinzi nimba bayumvisha ntago ari nziza kurusha wayo yasohotse na Diamond na The Ben nta cyizere itanga nyine ntago ari indirimbo nziza ku buryo wavuga ngo urageranya na wayo uriya ni umuhanzi w'igihuha man ni umuhanzi w'igihuha sinzi impamvu abantu batabyemera ntabwo ufite se uko abafana ba Melody bakubita inshuro reka nkubwize ukuri bro abantu ba Melody baravuga ngo Melody afite indirimbo zibyinitse kuri stage ariko njye ntago ariko mbibona The Ben ni umuntu ukora indirimbo imwe ikaza ikamara umwaka trending Melody ni umuntu ukora indirimbo y'icyumweru abanyarwanda barabizi njye ntago ndi umukozi wo mu rugo sibyo abakozi bo mu rugo nibo bafana Melody agira kenshi cyane twebwe rero turatandukanye Melody agira abantu The Ben agira abantu b'abasirimu cyane nawe utabizi twebwe rero turi hano kugira ngo dushigire Tiger urwego rwo mu Rwanda twararurenze ubundi uzajya wumva timu wenda ushobora gufata timu Medi ugafata timu Ben ibyo ni ibintu byumvikana Melody ni umwana wo kujya guhangana na ba Juno Kigenge na ba Kenny Solo bose ari ku rwego rwo guhangana na The Ben bro sinzi impamvu mutabibona kabisa abantu baravuga amurusha gukora n'umukozi oya yarakoze ariko ntago bikura igikundiro man twese turamwemera ko rumanzi mwiza Melody man ariko igikundiro Ben afite igikundiro Medi afite biragoye kubona ko hari undi muntu wakigira muri industry nyarwanda Yohana wakoze cyane reka tujye kwenjoying this my bro numwe mu bajene bitabiriye igitaramo The New Year Groove as you can see abantu barimo kuza ku bwinshi nabwira ngo reka nkureke ukomeze wirebera ukuntu bimeze ubundi nanjye duhorere muri BK Arena tujye kurya show icyo nasoza nkubaza ngo uri team B cyangwa uri team B shyira muri comment uri team B cyangwa uri team B ese buriya muzitandukanya gute iyo uvuze ngo ndi team B ubitandukanya gute okay simple andika Bruce cyangwa Ben kugira ngo byumvikane ariko uba ushaka imodoka nziza na PS zazo kampani ya mbere yabigufashamo yitwa King Motors ni abambere kubera ko agashya kacu uduheza igice andi ukayaduha ari uko twamaze kugezaho imodoka so urumva ko nahandi hantu wavana ofa nk'iyo ngiyo nziza gutyo ariko nanone uba ushaka gutembera gukora ingendo shuri ushaka kujya kwiga business ushaka kujya kureba ukuntu ibintu biba bimeze hirya no hino ushaka ufite uruganda ushaka gusura hari kampani itwara Rama Travels igutwara ikanakugarura ibintu bikagenda neza cyane Rama Travels wandika kuri Instagram kandikamo Rama Travels_AW ubundi ibintu byose ugahita ubibona cyane mu gihe King Motors wandikamo King_Motors RW ubundi ibintu bigahita bigenda neza cyane umusa ihangano uce hano uramubona uyu we no ndamya ari timu ye umusa bimeze bi fresh bro Melody cyane yajyanye indabo hari icyo utabona se umusa witwa ndamukunda Gilbert ndamukunda Gilbert uri umufana wa Ben Tiger B ngo ni EP1 one of a kind aratangira akanaheruka ahantu mu Melody yatwaye indabo hari icyo utabona mwana wa Melody koko yajyanye indabo The Ben kandi anagiye kumwigaranzura mu mupira w'amaguru hajya habaho gutungurana ikipe ya nyuma igatsinda iya mbere ariko umuziki ntabwo mbimenyereye reka tubirebe ko biza kuba uyu munsi ubu se abafana ba Melody ko biteguye baniyogoshije bishyiramo amazina ya Munyakazi ubu murabona muri bukandireho kuri arena
ibikorwa bikunda kuruta ibyo wakwigira byose. Gusa hari ikintu kimwe numva nakubwira, hagati yo kwihiringa no kuba hejuru ni ibintu bibiri. Ushobora kwihiringa ukagera hejuru, ariko hari n'umuntu uba ari hejuru. So ubwo rero wihirinze ukahagera, ubu hari nawe tu, ariko ubizi ko hejuru yawe hari ukundi kuntu bimeze. Icyizere cyane. Aha afite bora niteho ngo mpagaze ku musozi ningiye gisamagwe. Ngora mu nzozi sindi kure. No. Wakunze igisebo? Undi nawe yavuze ngo iki? Ngo natinyaga guseba none byarabaye. Okay, ubwo rero umva muvandimwe. Hahiye kabisa. Cyo kone. Ako arakarimbo ka beno zikaturirimbe. Ay. Ngaho twagiye. Habibi, come close with yo nkugire. Ese wabuze uko wanzonze mami. Nukuri sinyiriho. Hoya nge sinibuka uko nabagaho narakumenya. Tariki yari nk'iyi ngiyi. Imitima yahuraga. Ngahagire se bro. Nako kabisa. Najya ngo witwa nde? Ndamukunda Gilbert. Wakoze cyane. Nishimiye guhura nawe nabyifuzaga cyane. Uramubona ni umufana kabisa wa Tiger. Aba ni abafana ubundi. Aba ni abafana. Niba uri hano udafite akantu kanditseho 001 cyangwa Tiger, ntago umufana bwawe turabukemanga. Reka nkureke ukomeze uryoherwe. Freddy Musoni, that's my name. Kora follow kuri Instagram ubundi ibintu byose bigende neza cyane. Isa yari kuri kamera. Blessings. The Choice Live.